ntabwo byari byoroshye. Kubera iki? Ndishimye cyane. Nari mukumbuye. Aramukumbuye cyane. Cyane cyane. Ntabwo wandusha. Nari mukumbuye birenze urugero. Ntabwo wandusha. Uvugije ukuri. Bimeze neza. Byari bimeze neza. Ese utajya wogosha ubwanwa wabaye umusiramu? Aya bwanwa ndabwogosha nyine ni bimwe by'i Kigali. Wageze i Kigali none nawe utangiye kwigira umunyakigali. Agasheri ntabwo uzi ko ugiye burya azaza zigiye mbese. Sheri. None se twaje twita tujya mu byacu ntitwibagirwa no kuganira. Mu cyaro bameze bate? Sister wawe, musaza wawe bameze bate baraho? Ya bameze neza. Zere ko n'ibishyimbo byeze? Nko mu kwa 12. Gashiki kanjye ujya ukabona? Ya naramubonye. Hakura bizi ko tutakundana. Turizi ko mudakundana ariko naramusobanuriye mubwira ko ngiye kumukunda nta nakureka. Isundi kubera dufite na gahunda yo kubana. Kubera icyanyanga? Sheri ibyo ngibyo icyo nzi cyo azagera gukunde. Azagera gukunde nzabimwumvisha. Arasa neza. Thank you. Anshimisha nishimye pe. Sheri. Kigali nta muntu wakubona. Nta muntu wantwara isubwo yaba ntwara. Izo nzozi zinaje nabyuka ngatokesha. Uravugisha ukuri? Nukuri. Sinsanze barabikoze. Ashiri ntabwo nabikora isubwo kuko n'ukuntu mukunda urumva nakora icyo kintu. Nyizera Sheri. Nizere ko nawe mu cyaro utanga. Nta busore nabonaga bwigirisha bwikatisa ukuntu. Ese ariko nubwo usigaye usa. Ese ninde wakugeze gutyo? Sheri nta cyangwa ufite ikigore cyakumwe. Oya nuko ari Kigali nyine amazi y'i Kigali urahita mera neza. Umusirimu imisatsi warayikoresheje siko nazize kera ikibazo kubona none nawe warasirimutse mu cyaro hageze umujyi. Siko iterambere nta hantu ritageze. Iterambere ntago riba mu bitekerezo by'umuntu. Usanzwe uri mwiza n'ubundi nta kontu atari kugira. Shimbaza akantu. Ntabwo yigeze unshinga. Komanze. Shirika ndebe umuntu komanze. Ndaje. Hey, hi friends, bite? Hi. Amakuru yawe? Kuri mu meza. Meze neza. Bakura byutse. Sawa rero. Sheri. Ndumva nenda no kuva. Ndumva nenda kwikubita hasi. None se bimeze gute ngere kwa muganga? Yego. Ndumva ko mutwe umuriro. Nta kigiye kuryama rero umuhagaze. Sheri. Reka tuzabonana ejo. Basi njyame ndebe ko naruhuka. Ni se president genda nacyo kugusubiza nane kiri. Wambabariye komeze nabi naraye nabi wumve ngo naraye nabi. Hari utunini naguze tw'umutwe ihangane. Ni se kuki utabambwira? None kubwe nama y'internet. Yanciranye kandi nabuze ukuntu ngere. Okay, nta kibazo Sheri. Ndagukunda kandi. Ntabwo ndishaka wumve ngo narembye pe. Okay, nta kibazo ngagenda uryame nanjye rero nanjye kwihuta basi reka nigende. Bye. Bye. Kunda. Sheri. Sheri ndakumanza. Sheri. Warakomanza. Hari umwana twigana yaraje ngo musobanurire ariko nyine ntabwo nkunda gusa nakureka ngo ngiye gusobanura mbere nzabona nagusobanurira n'ejo humura nta kibazo Sheri gatwiryamira ahubwo ndumva ngeze mba mushaka reka twiganirire tureke iby'abashaka kubasobanurira. Uretse hari ikintu kurusha iki se ntacyo Sheri ni umwana twigana
araje ati nsobanurira gashaka ko twiga ngo bya fizike ubu sizi isaha najya muri fizike njye nabivamo reka amasaha yanagiye rwose ariko mubwiye ko azaza ejo shose ntuzaba watashye nzamubwirisha katwegereje banjye twaganiriye rero numva wananiwe yewe sheri wananiwe reka turyame babe uzi ko mukumbuye ndabizi sheri kugeza akazi kenshi ngiye muri dushe sinongeye gusanga wasinziriye oya ntabwo mbasinziriye babe sinongeye gusanga wasinziriye umva ndagukumbuye babe mbabarira sinongeye gusanga wasinziriye babe mbabarira sibyo la sheri what I'm coming babe Babe! 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 Oui, Prince, everything. Makuru. Ngo Prince, uribuka gahunda ejo dufitanye? Mbabarire ntuzayishe. Mbabarire, isaha n'undi ntiyindi nta kizahindukaho. Umva sawa rero naheje. nagutembereje umujyi wose si wabonye Kigali ni heza usiko bajyaga nyine bavuga Kigali nkuba nyine na ahantu umuntu bari wese atapfa kugera ariko nabonye mbona ni heza cyane wabonye bya bizu birebire ya nabibonye ibimodoka byinshi uziko hari byagendaga nkagira ngo bigiye nabonaga watinye ushaka kwambuka gufata nari nzi ko birangwa buriya nanjye nkigera inaha byabanje kungora ariko nageze ndabimenyera buriya ahantu hose ndahazi gutekereza ukuntu ugiye kunsiga gasubira ugataha gasubira mu cyaro bumva nsigaranye agahinda nishishire nabigenza gute sisi turabizi ni yaratunaniye ntago ajya yicara mu rugo ntago rero nasiga muri umuna wanjye wenyine ngo nse dutindane kandi urabizi ko njye nawe tutabana nyine nzajya nzamusure yego kugeza igihe nyine tuzatangira kubana ya wenda nabo hari ukundi kuntu bizaba byaragenze ukuntu nsigara mfite irungu nsigara mfite irungu ushira utambeshye ntabwo uca inyuma oya ntabwo muca inyuma sinanabikora ariko umuntu wakomanze igihe n'ubu ntabwo ndi kwibaza ko ari umuntu mwigana n'umuntu twigana sheri ntubigire rwose ibintu birebire ntabwo ari ibintu bikaze urumva jya unyizera ariko jya unyizera ntabwo nahindutse buriya rero hari ikintu nari ndimo ntekereza buriya ndavuga igihe twaba tubana numva musaza wawe twamuzana inaha akaza inaha tukamushakira ibintu akora wenda tukamushyira no mu ishuri akiga nubwo yakiga imyuga nta kibazo nsigaye mbona abantu biga imyuga bikagira amafaranga uzayakura he amafaranga nzayashaka uko byagenda kose ngiye kurangiza kandi ndateganya ko nshobora guhita mbona akazi mbona akazi ndakeka bizagenda neza nta kibazo babonye n'aba mu nzu nziza se nta kibazo natugira n'ibiraka nta kibazo ese shira ukivuga inzu hari ikintu nshaka kukubaza iyi nzu ni iyawe cyangwa ni umuntu wayigutije oya ino nzu niyo nkodesha niyo mbamo gusa amafaranga yishyuriye uyikura heza sirakubwiye ko tugira ibiraka se tugira ibiraka
umuntu agenda abona turaka akishyura inzu nta kibazo ukanarya ukananywa nta kibazo ndumva nta kibazo kirimo. Ese shira ukora iki ko nzi kuri umunyeshuri nyine hanyuzamo turaka umuntu agenda atera uturaka ntacyo reka byo tubireke nyine ubuzima bw'i Kigali niko buba bumeze ahubwo oya banza umbwire hari ukuntu njya numva radiyo nkumva ngo abantu b'abasireye cyangwa nawe uhuye nabo basireye nabo bakaba bari baguhaye ino nzu si ibyo by'abasireye bose basireye naho urehe nabo oya ntabyo kugabanyijwe ijwi se gute uretse nuzi Kigali uzabibona ahubwo ndibaza ukuntu ngiye kuguherekeza ngiye gusigara njyenyine irungu nari maze kukumenyera ngo jeri ibi ni icyo wasize ku murwa cyaro koko uzi ko kivamo n'ikikuvemo babarirure wabisize urabitotobe kuzi ukuntu umeze Sering, gitu. Coba dengerin. Rwose byagenze bite? Mbabarira. Sheri, ikibazo gihari ni iki? Sheri? Njyewe Sheri? Iki? Iri kunsetsa. Ariko se kusigaye warahindutse. Ako mpinduka iki? Niba uri umuntu reba ukunga ndebe ingano yawe. Urariye na twaganiriye ngusize amasegonda tugeze mu 10. Bazi usanga wasinzire. Ese ubona ndi igiti? Umugabo utazi kuzuza inshingano z'urugo. Nakujya ngo ntongeye kunkura nakuri kunyumva. Ishuri buraricitse uriyizira. Sheri Imana umaze kumfata bugwate ikintu wamaye none bikutaniye nuko bagiye kwiga imibare Imana we iburira stress nago habyumva utinya imibare umva ndayanga ahubwo sino kwitinya gusa umva sinzi nyine irakomera mukuntu buriya rero ngewe kera nkinga nakundaga imibare uyu muhanda usanze rero ngiye guteka urabona ko mfite n'akabiri turabona ko nayo ngiye gucana imbabura ariko ntacyo rari rero ngiye gufasha guteka ramfasha guteka ngiye guteka iki turateka inyama tugiye kugenda duhaye inyama arizo duteka ubundi tuze kugira umwanya wo kwishima afashije kamubayeho uko nsigaye no mufite ubwoba bw'ikishero uyu munsi uzanterenda uzi ibintu mukuru wanjye yankorera yahita anyohereza mu cyaro kandi noneho papa uzi ngo yankorera iki yampamba ndi muzima gutera inda Mbabarira ndakwinginze nta mwanya mfite wo kubana nawe. Umwanya se ufitanye nande? Niba nawe mbona mu ngenda ukubonera ute nk'umugore wawe? Ko se arakumva ntageze. Banahashyura bize. Nakujye ntongeye kunkoraho. Ni nagukoraho ndakora kuri nde. Ujye no kore ku biti cyangwa ukore mu buriri. Simbona abonye kugira mu gosinzira. Ntabwo barabona ko. Niko ikosa twakoze nuko wagiye ku ishuri. Akiri hesho. Kwa ugiye ku ishuri wahindutse burundu. Nshimye ko nahindutse ko nabona ko nagiye ku ishuri. Wose wahinduwe ni iki? Rimwe kabiri gatatu kare gatanu. Nkubyawe ntusinzira ngasanga wawe. Urabeshya gute tudatera inda kandi tutajya twikingira. Ntago ntera inda nubwo tutikingira. Burana papa wanjye ntago yateraga. Ushiri waje. Ko nkubeshya. Reka ntago natera inda. Ushiri waje nkuraho urwenya rwawe ariko. Nakuvuga ngo burana nigeze njya kwa muganga. Bambwira ko ntabyara ntatera inda. Se nagutera inda gusa ya. None siko tutajya twikingira. Humura rwose ntanda nzagutera. Nago ndageze igihe cyo gutera inda. Reba ariko ukuntu mba natorotse ishuri. Sinzarirangiza zatuma ndirangiza ngo tubane. Zarirangiza twibane. Yego. Nta kibazo. None reka tugende tujye guhaha. Tugire n'akanya ko kunezera. Noneho usigaye nkubwira reka da ugakomeza ibyo urimo. Nta n'isoni ufite.
ziki se niyo wowe nk'umugabo udashaka kugira isoni zo kuba utuzuza inshingano zawe nk'umugabo urabona aya makimbirane azatugeza ku gihugu mbambabarira ntabwo mfite niko sheri ubona aya makimbirane azatugeza nakujya ngo ntihongeye kunkuraho ntabwo uri kunyumva please ntunyicire umunsi none se ubu ni bwo buryo bwo kuganira koko ndumva ndakwiyamye ndumva urananiyamye wakagombye kuguma gufata uramfata iki umuntu w'umugabo ungana nkawe utazi kuzuza inshingano z'urugo ndumva uri no kumva bayi umukunzi rero bimenye yego rata nkabibona usigaye usa neza usigaye wiyitaho niyo mpamvu yitwa ndetse uwo muntu ko ntamuzi bamwita Prince Prince nziza gafungura amaso yawe rero ushinzwe akantu keza ni keza neza cyane shirega ndagukunda nanjye ndagukunda utuntu ugiye kunkorera twose niko dutuma ngukunda nanjye ndagukunda tuzabonane kuzaba ureba umunsi kaguteye inda ntuzayinjize muri uru rugo ntabwo uri papa ntabwo uri mama umenye yuko uri musaza wanjye none se katari uzayitwita ufite ikihe kibazo niko yabyumvise I promise ese ubu nakureka nkajya kureba abandi bo mu mujyi okay dear dear so kuki Prince yankora ibintu nk'ibi ukuntu namukundaga ariko ibintu ankoreye ntabwo bibaho ariko nta kundi nabigenza gusa musaza wanjye yarambwiye nanga kumva none ndebera ibimbayeho sheri uranshimishije mu buzima aya natekereza ko ugiye nk'iki kizaba nanjye ndishimye bya hatanafashe kubyumva shobora nakwiye ntabwo umunsi kuri ubyemeye ugije kwe ni nk'igitangaza cyawe thank you sheri mbega ibihe byiza bimwe mu bihe binshimishije mu buzima bwanjye ndishimye bitarabaho noneho ubutahamenya nzakugura n'imodoka shobora ni ukuri asheri ibyo wankoreye birahagije telefoni nziza mba ahantu heza Fio no Fio Fio nabyo kwishuri stories nshinye umugabo wawe na Prince none se murakunde wati na hisi Nisibra Shimona yanjye ndapfana n'ubuzi ukuntu yaragambwira ko ankunda none maze kumubwira ko yaneye inda nanjye arayihaga ukuntu umukumbura sheri ndagukumbura nageraho nkumva umutima wanjye ukajya usimbuka ushobora kuba umwana azaba hatagira se nawe agiye kuzakura atabona se Fio Fiona ni iki? Nuko
ubundi se mukuru wawe ari he Fiona tukubabarira iki wambwiye nababereye umwana mubi sinakurikiza inama zanyu nukuri nsabye imbabazi si umwana w'abandi abaye iki ubundi se mukuru wari he ko nawe asigaye yarananiye byagenze bite Fiona nukuri mumbabarire ndetse gukomeza kuvuga ngo bakubarire iki kandi wabaye iki wambwiye Fiona basi hangana umbwire neza sibyo ndatwite ngo iki ngo iki uratwite Fiona ngaho mbwire ihangane basi uceceke sibyo niko tuzo mbwire ako se undi mukuru wawe ari he wambwiye bazona narabyifashe kuninde ni wa muhungu baramukuru wanyu ugeze hano kagahungu kajya kaza hano kubwanwa Princess Prince kariya gahungu mbivuga ngo kazari inkorera nuko bitangiye nabuze ikintu kibabaje ndagahitana noneho yo guteye irwara oya cyagenze bite ubwo mperutse gusanga aryamanye na Pasi ubundi wayikura ko n'ubundi kumubyara ise batari kumwe ndumva bitanyoroheye aramemukiye cyane Prince aramemukiye cyane